icyifuzo ni uko bagomba amafaranga yacu tumaze ukwezi n'iminsi 10 n'umwe badukoresha banze kuduhemba none n'abaje kuduhemba badushinzwe bari kudukubitira nta n'ikintu tubagize tumaze no gufata iyi modoka cyangwa kuyigwatira bigenze bite nuko tutari guhembwa batubeshya ngo ejo twebwe twaje hano kugira ngo nibura batwishyure nibashaka batwirukana ariko batwishyure. Yes, reka nangire musuhuza woherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Mwibisanzwe Gendi Weekres, ambasaderi w'abadiaspora. Nangire musuhuze aho waba woherereye hose mu nce z'u Rwanda. Namwe muri hanze y'u Rwanda ubwo ndavuga abadiaspora. Mwakwibaza muti Weekres atuzaniye iki kuri uyu munsi wa none? Hano ndabona inkuru. Hano abakozi ba NPD n'abariyo construction, NPD Kotrako na Reyari. Abakozi babakorera mu bijyanye n'ubwubatsi baratakamba, baraboroga, baravuza induru. Bati izi kampani turazikorera ariko kwishyurwa ni ingorabahizi. Ubu twasohowe mu mazu, abana bacu ntibakirya kuryama, murabyumva, twasohowe mu mazu. Mituelle de santé iyo ngiyo tuyiheruka kera, niyo mpamvu twaje hano gukora icyo bita imyigaragambyo. Ntabwo imodoka y'umuyobozi igomba gusohoka hano. Ikizi ikibazo kibayeho bwa mbere, kuko nanjye izi kampani ndazizi. NPD ni kampani ikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi Reyari ni kampani ikomeye cyane, ibiraka byose bikomeye hafi bya leta. Ni izi kampani zikunda kubihabwa. Ariko ikijyanye no kwishyura abakozi bazikorera, abaringorabahizi. Hari indi nkuru nigeze gukora, n'ubundi aba bakozi bamaze amezi agera kuri 3 badahembwa. Ariko icyo cyaje gukemuka, bahembwa ibice barahembwa. Ariko ubu ngubu byongeye nabwo bibingorabahizi, aho ukwezi kurenzeho iminsi igera kuri 11 nawe uzi faranga kandi bakora buri munsi. Ibaze nawe kubyuka ujya gukora ariko guhembwa ntuhembwe. Kurya urabyumva ni warya utahembwe. Kandi muri abajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo udakora nakarya. Naho wakoze se akabura ibyo kurya we babyita ngo iki? Ubwo twari turi hano ahabereye iyi myigaragambyo, twashatse kwegera abayobozi ba NPD n'abariyo, ariko nta kintu badutangarije. Nabo batubwiraga yuko abakuru batari hano. Batubwiraga yuko ababakuriye nabo batari hano, atari bo bashinzwe gufata amafaranga ngo bahembe abakozi. Ariko bakavuga bati ejo cyangwa ejo bundi bazahembwa. Abakozi nabo bati ibyo ni ijambo duhora twumva buri munsi. Buri munsi tubwirwa yuko tuzahembwa ejo n'ejo. Bigakomeza gutyo, ukwezi kugashira ukundi kugataha. Bakunzi ba Siriya TV Radio Show,
tubibutse yuko mugomba gukora subscribe, share, like na commentaire. Iyi nkuru ikagera ahantu henshi tugatabariza aba bakozi bagahembwa. Ndabakunda. icyifuzo ni uko baduhemba amafaranga yacu. tumaze ukwezi n'imizi 10 n'umwe badukoresha banze kuduhemba, none n'abaje kuduhemba badushinzwe bari kudukubitira nta n'ikintu tubagize. Tumaze no gufata iyi modoka cyangwa kuyigwatira bigenze bite? ni uko tutari guhembwa, batubeshyanga ejo. Twebwe twaje hano kugira ngo nibura batwishyure, nibashaka batwirukana ariko batwishyure. Kuko hano twarakoze ukwezi dukoreye ku munsi n'ibihumbi 4. Bafashe bamwe bahembwa 3,000, abandi bahembwa 4,000, kandi twari twaravuganye 4,000 twese twaje mu kazi ari 4,000. Barangije mu minsi 30 bagombaga kuduhembera, turengeje iminsi 11. Ntibari kuduha amafaranga. Nimba twabonye imodoka zo twanga isohoka, barimo baradutera siyasa ngo niteke igende ngo hanyuma ngije mu nama. Twabwiraje mu nama badusohoye mu mazu, abana bavuye ku shuri murabizi twabagaburira iki none twayifashe. Niyo umuyobozi umwe muri bo nibaduhende, nibashaka banatwirukana ariko baduhenda yacu twishyura amazu, turera abana bacu. Abana bacu twabasize mu mihanda barimo barazerera. Isaha n'isaha bajya kumva kuva bagombaga ngo bamugonze, kandi ababo bafite abari kubarera. Ese ntabwo baduhenda ko ayo duhendesha twayakoreye? Ukwezi kwarashize, none ubu ngubu harenzeho iminsi 10, kandi ba nyir'inzu 11, kandi ba nyir'inzu batwishyuza amafaranga. Inzara itumereye nabi, nta hantu tugira tuba, nta mituweli, kandi mituweli barayidusaba. Ikindi ibyo kurya abana bose nta byo kurya bari kubona. Ikindi turimo gusaba, iyi kampani batwemereye amafaranga 4,000, bamaze kutwemerera amafaranga 4,000 ukwezi, 4,000 ko umuyede ari yazajya akorera. Noneho ukwezi kugezemo hagati kuri 24, baraza baratubwira ngo muzajya mukorera 3,000. Turibaza tuse kuki muduhemba 3,000 kandi ukwezi kugeze hagati? Kuki mwebwe waba warakoze bakaguhemba ukwezi kugeze hagati bakagukata umushahara? Ubwo barabitubwira, ubwo tumaze kubyumva turabyihorera, none n'amafaranga ntabwo barimo kuyaduha. Umwaka wa mituweli wararangiye, banze kubishyura ngo batange mituweli. Iyo ukomerekeye mwaka kazi ujya kwivuza ku yawe, kandi batubwiye ko umuntu ufite amafaranga mituweli bamufasha kwivuza, nta bufasha bwabo tubona. Umuntu wavunitse, hari uwavunitse itako bamujyana CHK yivuje ku giti cye, nta kintu bamufashije. Ibyo ni ibibazo byose dufite hano. Twatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu, tugeze ku itariki 24 batumenyesha ko umushahara bawugabanyije. Biranga, duhamagara abayobozi bo hejuru kubw'Imana na Nyagasani, turazibona nimero baraza bemeza ko baduhemba 4,000, ukwezi kukarangira, ukundi kwa karindwi tuzatangira tugakorera kuri 3. Ibyo turabyumvikana mu mahoro. Abayobozi ba hano barifata baravuga ngo umuntu wari usanzwe ahembwa kuri 4 ngo arahembwa 4, wari usanzwe ahembwa 3 arahembwa 3, kandi abayobozi bakuru bemeje ko ari 4,000. Abaturage ari bo bakozi barabyihanganira, bajya mu kazi barakora. Bamaze gukora ukwezi kwarangiye ku itariki ya mbere, ku itariki 30, ku itariki ya mbere kwa karindwi batangira akazi. Tugeze ku itariki 11 z'ukwa karindwi bataduha amafaranga. Abenshi bishyura inzu ku itariki ya mbere kugeza ahembwa. Ariko ubu ngubu byongeye nabwo bibingora abahizi, aho ukwezi kurenzeho iminsi igera kuri 11 nawe uzi ifaranga kandi bakora buri munsi. Ibaze nawe kubyuka ujya gukora ariko guhembwa ntuhembwe. Kurya urabyumva ntiwarya utahembwe, kandi buriya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo udakora ntakarye. Naho uwakoze se akabura ibyo kurya we babyita ngo iki?